basuze kandi bahereza ikaze kandi bashimire cyane babwire ngo uyu munsi twe n'abantu hano b'ibyamamare bameze neza cyane kandi bikora akazi ye ntabwo narakaye nashonga ntabwo washoje uri kuri umugabo nk'uyu nguyu icyo ndaguha nta kimuvamo ufite banza rutamuvamo kuvuga ko kuri umuntu mufata ungana ukungu abana bubu bataye umuco mubaze gusa ndabibwira nubwo bose babaza ariko gusa ndababibwira maze kugira ngo ibintu bize kugenda neza hano ni hagana wowe komeza tugire ntacyo bitwaye ni Fanny Fanny TV 550 reka mbishyiremo no akajya kuri Tandurani katugiraho hose kuri ki Hit and Run warangiza ukajya kuri Bix uzajya uvuga ibintu by'icyongereza ujye umbwira ntago ukajya kuri Bix urumva kuri Bix twakomeje murakoze cyane ni MC Peter wanyu nuko mubizi mumumenyereye yaba kuri MC Peter TV show ndetse kandi no kuri yawe TV show hose kuri yawe hose twaduhaye ese kuba wijijisha mwana murakoze cyane rero turahari mu kanya wari uvuze ngo ko uyu mwana wavuga ibintu bimeze bityo ari kumwe n'umusaza nyine umuco nyine guta umuco turwana intambara zivanga umuco ntugacika ariko kuvuga ko nta kintu kikuvaho ubu ngubu no guta umuco icyambere urabeshye ntabwo mbeshye nimba wakugurira njye akaba atangurira ubu ngubu ndaba mbeshye ariko ubundi reka ntacyo ntabwo nzi gahunda y'aka kanya ariko niyo twabanza tugakonta cyane ku muco ubundi ko abantu basigaye bavanga umuco bakanawuyobya ni itegeko ko ari giye umugurira uwafite amafaranga ntiyanguze tujye tuvugisha ukuri musone ntabwo ndakugurira oya vugisha ukuri ntabwo ndakugurira aho ngaho rero ugeze nawe uvugisha ukuri ntabwo ndakugurira oya ugize kugura ifi bayirya bonyine bagura ibintu narya bayirya bonyine barayimara ngo yanguriye hehe reka rero mbabwira abantu mukurikira MC Peter TV show ndetse n'abakurikira izindi mbuga nkoranyambaga hagenda ahurira cyane na Fanny n'abandi bantu mubabona batandukanye uyu mukobwa bita Fanny agira inzika cyane ndabizi hari abahungu benshi mu mukunda hanze ahangaha ariko mu mukunde munazi kagira inzika ariko inzika agira si y'urwango ntabwo inzika agira ari y'urwango ahubwo nuko atajya yibagirwa icyiza bamunyujije wiki wacunze ko ntarya amafi urayagura none se ari n'umunsi yigeze no kurya akabenzi ari n'umunsi yigeze kurya akabenzi kandi ntarya akabenzi yanga kuma mumbabare mu yanga kungurira ibyo nshaka abantu mudukurikiye mwabona umukobwa mwiza nk'uyu nguyu atabasha kuba aryifa none nimba nayirya mbizire none se niba ushatse kumukora nk'aga surprise ukagenda ukahita umujyana ahantu mugiye mwicaye muri uwa batatu ugahita ukata mu gikoni kwa mucomuti dukubitire isamaki wumva ugiye kumutungura bayiza nihigeze ku meza ngo sindye ari we wakora iki wangurira icyone reka reka kandi yanyoye isosi yayo ndabyibuka nta sosi yayo nigezemo Mana ishimwe wari uhari urabizi ifi yokeje sigira isosi harya ifi ako shamura ifi yokeje igira isosi ariko mana fiyokeje se niba itagira isosi n'amafiriti bayiteguranye ntabwo biba byakoranyeho ariko ni gute murya inyama ngende kurya ifiriti gusa ariko mwagiye tujye no tureka no kugira murya inyama ngewe ndya brushete kazingaro nge apana zingaro kamushikaki ngenda karya kagura ngahe 1000 uri kurya ifi 20 kungurira brushete y'igihumbi birakunaniye base ngo dusangire nani nishi uretse ko ndi giciro cyacyo n'icyuro uretse ko nta mwana nyine yari kungurira icyone umva uretse ko nta mwana ukura umubyeyi ubwo umubyeyi muri bije avanyemo amafaranga y'ifi akayigura akagura n'amafiriti azingagiye kugaburira umwana agasanga umwana yaheruka kurya inyama ntazi igihe yaziviriyeho n'icyaha cy'umugezi n'igifi ariko ntabyo narinze n'igihe nsangira nawe ifi wenda tuvuga ngo ntabyo kandi amahirwe twari kumwe na timu ntabwo umubyeyi agomba kumenya icyo umwana arya kugira ngo amenye icyo atuma baguha igisheke we Fanny uriya munsi warakoze kuko watumye kera gafi nkarya neza ndagahaga ngabuzwa n'iki kumushyigikira sha mwana yitaye uriya munsi twarahembutse mugani yakora manikari kuduhasa uretse rero ifi uza gukora abatwari buhaga twari gusabira kabiri none namwe mube mubyumva iyi fi nubwo bagize imana nyine sinayirya
ariko ntabwo twari tuzi kutayirya ntuturenganye uturugamba muri gutambika muri twe tubi ngo iyo tuyiryaho iyo nyiryaho ngo ntabwo mwari abantu mudukurikiye mutubera abagabo muri comment mu bidushyiremo mutubwire ari we wakora iki ukoze komande y'ikintu ugira ngo utungure umuntu ni surprise ugasanga umuntu ntahura nacyo vuga ngo ariho wakora iki wumvisha umuntu avuga ngo iyo uyiryaho ntabwo twari guhaga ako kari agaciro reka twikomereze kari agaciro kajyaho nyuma y'uko uvuze ngo iyo yiryaho se twari guhaga amahirwe ntiwayiryaho bituma nyirya ndahira kari agaciro kajya hehe ibinyuze mu muhanda byose bijya hehe biba bifite aho bijya ibyo nyine ubwo kajyaga iwandabaga yes iraho nuko tutari ikiganiro cyacu twarimo tuganira bisanzwe turabana n'abashuti bacu turabana umunsi ku munsi se nibyo turi no kuri live so na live shaka wasitari rwose musingo bayeho neza ibi byose ni live bona abantu bari kwandika muri komanteri ngo baragurenganyije ngo ifi ngo bari kuyiryaho bariko bakakugurira ngo icyo ushaka ari n'igihe uzacika ukagira gutyo uri live uri kwaje uri live yezo ko ni intama y'Imana ibyo bintu nabizi abantu bajyana ngo mu gahoteli ngo ni mushiki wa papa Sava baza kwisanga bari kuri za mbuga ni mushiki wa papa Sava yewe no kuri biriya boro sinyambiko ese wa mugani ngo ni mushiki wa papa Sava wa mugani ntonye nagushakaga abastari batangiye gutungurana na tukote mu minsi yashize twari turi kumuvugaho tuvuga ngo nawe yabaye nka papa Sava none nabonye yaradutunguye Spita iriya ni inkuru wakiriye gute kubona tukote yagiye agatera ivi rero umukobwa ngo kabyarana ntago amaguru yanjye urashaka iki hari ibintu byinshi ntabona uko nsobanura hari ibintu byinshi ntabona uko nsobanura ariko ibijyanye n'inkuru ya yitera ivi rya tukote nanjye nayibonye nk'uko n'abandi bose bayibonye muri golfe sha wayakiriye yari kari akantu waradukomye bro yewe ukuntu nayakiriye narabyishimiye kuko tukote ni umuntu duhurira mu bikorwa bya sinema mugenzi wanjye ni umuacteur n'umurigende wacu twemera muri sinema nyarwanda ikindi kandi ni n'umwe mu bayobozi bacu muri sinema nyarwanda kuko niwe vice president w'abakinnyi bose ba filime hano muri iki gihugu cyacu niwe umwe mu bayoboye niyo ya Rwanda Actors Union hari ninde president ninde uyoboye none so uyoboye umunsi wa none bamwita Sharif Hategekimana Jean Marie Vianney azwi ku izina rya Sharif hari benshi bamuzi none mukinnyi nisoye nyiri Jean Marie Vianney ntabwo ariwe nyiri inzira y'umusaraba inzira y'umusaraba ni ya Polnaire ndabitiranye fani uriya mugabo n'uwo rwose bamushinja akakuze ariko si bogari ende tukote ni icyuki mwana ndimubona ni icyuki ngenda muzi ntabwo ari uko akuze mwana no kwa kundi imvi zikugwirira ubona ko tukote ashaje ko ari kucyaka afite ngahe ntabwo ari myinshi mwana usibye nyine se tuvugishije ukuri njyewe umbonye ahangaha wangiranya mu myaka ingahe wose 18 irabura hameze make nimba ungeranya muri 18 ngiye mfite imyaka 20 sinyivuze abona ko nshaje ese koko reka nkubwize ukuri oya mujya mushyira ukuri hanze uririrwa umubembereza ngafite ngo 18 ubu uragira ngo n'umwana asubire mu gisabo cyangwa mwiyugi ngo ntaharage wakuze bakurongore ndabizi ko muzi imyaka igiye kuba 30 uraho ngaho barimo baragutekereza ugize 18 imyaka 18 ntimugatekera abantu imitwe ubuno watuma uyu mwana ahera aho ngaho bajya baza gutereta genda cyari gatoya becyaraka reka nkubwire tukote uyu nguyu tukote uyu nguyu wateye ivi uyu wateye ivi mwabonye wateye ivi reka imyaka n'imibare harabibibwira mu itangazamakuru naho mumubajije niyo wamutuma none yabikwibwirira avuga ko afite imyaka igera muri 50 n'indirenga hari ikiganiro nakoranye na Nzovu numva Nzovu aramwenga afite 53 niyo mpanga ya tukote ubwo duhinira icyo nshaka kubabwira ni kimwe Nzovu amaze kugira abagore bangahe icyo nshaka kubabwira ni kimwe buri wese agira samudiye buri wese agira samudiye buri wese agira samudiye buri samudiye tukote iraje ejo bundi yaberetse umuntu ntago mbizi nimba ari byo cyangwa atari byo cyakora nanjye nabonye ivi ryo muri golf nabonye ivi ryo muri golf ariko kenshi ivi ryo muri golf hari igihe birangira ritaje amagaragamba ahubwo rikanyerera nta nyerera tennis rero ibyo ngibyo twabitega imana tukazabirebera aho ngaho ariko mukuri kose kuzuye mukuri kose kuzuye nta cyizere mukuri kose cyuzuye nta cyizere cya invitation yihuse kuko ririya vi
akenshi ritanga umusaruro ritinze. Naho rero Fani ntibakagutesha umutwe iyo batangiye kuvuga ngo ufite utwaka 18 mwana wanjye, abagira ngo mbura umukwe kandi ndabizi nawe ureze nunira mu maso ureze. Ahubwo reka mbabwire mwabahungu mwe mukamiriza cyatuma ni uri n'umugabo oya nyamara mbona uzambuza umugabo. Jewe ndabwira abahungu bose bari aha ngaha bagukanuriye mu mureba akeneye kurongorwa, niba mumutinya no kumugeraho ni muntu jewe na kera kose abaranga bahoze bakwitumye se. Oya abaranga bahoze bari ba nyirasenge b'abantu ariko na base wabo na ba nyirarume babaho mu muntu me nimba mubona kumugeraho. Erega ubu ngubu muramura gutya rero ntagakanganye. Fani ni muze mumubwira amagambo meza fa ko ufite impano gusa abantu. Oya muze abantu bari bazi ko ndi intare none utangiye kubabwira buryo ki ndi urukwavusha mukanya barabambarira kunshyira mu isafuriya ngo ni inkoko ntabakange ngo ni intare ni inkoko. Musefani we ibintu mba mvuga suko ariko se yego ndakuze ndabizi ko nkuze n'amavuta y'inka se kurana n'amavuta y'inka da. none niba ukuze rero ukaba wemera neza yuko ukuze, emera na bano bahungu barimo bakwandikira, fata umwanzuro, fata mu reka nkubwire ugenda ubenga uyu munsi ukazasanga byarangiye. Fatiraho dore nyuma y'iki kiganiro uyu mugabo arimo adukoresha umusore ukwandikira agiturutsemo akavuga ati gihe nabimenye kandi nari naratakayemo. batatu ba mbere bakwandikira kugira icyo kintu uze kumbaza mubwire uhitamo. baranze bankingiye ku ngufu. Oya ntago ari ku ngufu ugiye nkeneye kukubona nawe uhetse, nkeneye kukubona wambaye agatimba. Oya kuba ufite umwana no kuba wambaye agatimba urumva no kuba ndimo nkunywera no kuba ndi mu misango nkuvugira biranshimishije. Daddy. Yes, I'm your daddy. Uyu muntu rero ngo tumuzi ngo mu ntimba ya Ravi. None aje no kuri televiziyo ngo aje ngo nako ngo kuri channel ngo aje kunkingira. Abanze gakingira Ravi. Reka nkubwire. Ravi ni umugore w'umugabo. Wabyumvise? Ravi ni umugore w'umugabo ariko Fani ni umukobwa udafite umugabo. Umufiyemeri. Fani rero ndashaka wowe tuva muri iki kiganiro yaba abantu bakurikiye MC Peter TV show muze kunyandikira nimero zigiye ziba ziriho, yaba abantu bakurikiye uyu mugenzi wacu naho nimero turazishyiraho. Abantu bari kuri live basanga abantu bari kuri live kwa Fani namwe akanimero ahita kaba batatu bandika bwa mbere batanze abandi bafite gahunda ariko ukaba ufite akamodokari ariko nubu ufite n'ikibanza ntacyo ukaba ufite n'amafaranga y'intwaro. Byiza ufite n'akazi udakodesha. Bikaba byiza ufite oya nubwo wabukodesha ariko ufite akazi ntacyo ibindi byose muzabishakana. None se ushaka kujya mu byuzuye we nta ruhare ukwiye kugira. Ese bizi neza ngiye ko ntacyo mfite. Icyo ufite nimba afite inzu nkaba mfite ikibanza, ikibanza ntabwo twakizamuramo. Icyo ufite nicyo kizamuzana n'undi cyo mufite nicyo kituzana n'ibindi byose biza ari inyongera. Ni iki dufite se kituzana? Ntabwo uzaba ari hanze ukuntu baba batureba. Ni iki dufite kibazana? Hari umuntu umwe wigeze kutwigisha, umuntu w'Imana aratwigisha aratubwira ngo nta rukundo ruba hagati y'abashakanye y'abagiye gushakana, ata abantu bashakana kubwirari. Yarabitubwiye ndabyumva neza, abantu bashakana kubwirari. Umugabo ashaka umugore agendereye gahunda yo mu majyepfo kugira ngo bagereyo, aramutse amucyuye basezeranye bagera mu rugo agasanga bateye kimwe bahita batandukana barusenyera aho ngaho. None se ko nimba bashakana kubwirari hano hanze ko hari abana babitangira izo serivisi ku mafaranga make cyane ko avuga ngo ngiye gutanga inkwano za miliyoni zingahe kandi hano hanze hari abana bafite batangira kuri 5 bingahe kubera icyo atajya kureba abo bana nimba bashaka kubwirari icyo atajya kureba abo bana yanyiza akajya gutanga izo miliyoni z'inkwano. Stefano uzi neza ko hano hanze hari abana b'abahungu bakeneye kwica iryo rari bafishyira umuntu mu mago bakabana nawe akaramataka bariho barirangiriza. Rega hari abantu batagira irari ryo gushugashuka. Rega hari abantu hano hanze bano bari kutureba batabizi neza ntabwo bashakana kubwirari ahubwo bashakana kubwo kwagura umuryango. Uri kumva? Umva icyo nkubwiye nushaka ucyumve cyangwa ukireke n'abadukurikiye mutubwire. Umugabo ashaka umugore kugira ngo bagere mu rugo baryamane. Urumva neza? Nta kindi bashaka ni hari aramutse ageze mu rugo agasanga nawe mu ipataro bateye kimwe rwara rusenyutse. Niyo mpamvu kera mu muco wa kera buriya shangazi iyo bararaga bashyingiye umukobwa ntabwo shangazi yatahaga, yararaga hafi kugira ngo aze kumva ukuntu abana bagigira mu cyumba barwaniramo. Urumva akarara byumva neza ukuntu barwana. None mu gitondo abantu basezeranye bararwana. Tega amatwi wumva mu gitondo babyutse iyo shangazi umusore yabyukaga gafata umutobe mwiza agashyira mu gacuma kaza akamuza ati shangazi
nimwakire musome. Shangazi yafata agacuma akabona kameze neza agaharaze neza umuheha ni sawa yahita agafata mwana wanjye ati warakoze uranyubahishije bagahita bamuha amaturo shangazi agataha. Ariko basanga umuntu bamuhaye ari wazi bakamukubita agacuma kamenetse ku munwa umuheha wahongotse ati ntacyo ntabwo n'iki ko ari waze nimba ari waze nimba ari nyine yabibwirwaga n'ibimenyetso bamuhaye mu gitondo. Umusore yagombaga gutangwa amakuru mu gitondo kuri shangazi barayamuhaga. Rero waze abameze ati so reka rero nkubwire kugira ngo tutaza no gutinda cyane ku bintu byinshi. Yambanze umbwire waze abameze ati kugira ngo abantu batazahubuka bakajya gupfa iyo bavuze ngo waze ngo bagasanga ameze waze ni ukuvuga kera umukobwa bashyingiraga bari bazi ngo yaririnze, bari bazi ngo ni isugi, bamushyira umuhungu bagiye kuryamana mu iryo joro, umuhungu yamurongora ntava amaraso ngo akomereke yanduza amashuka, mbese abamusugiye yamutakarije ubusugi. Niho babyukaga shangazi bakamuha igicuma kimenetse ku munwa, urumva n'umuheha uhongotse ku munwa. Shangazi yabona agahita amenya ngo umukobwa nashyingiye ntabwo yari isugi, byari byararangiye. Noneho uwo rero niwe wazi. Noneho utari wazi rero umukobwa w'isugi wa nyawe, iyo babyukaga mu gitondo yamigigagurano shangazi yumvaga mu ijoro barimo barwana nyine, urumva no kugira ngo amugereho abikore byabaga ari ikibazo. Iyo byakundaga rero akabigeraho akamutiko kumutiko ubwabyo kugira ngo gahunda igere yigera yaramukomeretsaga. Kumukomeretsa rero na ya mikirano na ya mirwano na ya mashuka yose, amashuka yagombaga kuba ari umweru kugira ngo ibimenyetso bigaragare bitazimije. Gacya mu gitondo yabaye urumva noneho rero uko amashuka yangiritse umusore akabyuka akagira akaterura yose akagenda ntari karundara kwa shangazi ubundi agafata agacuma keza akamushyiriramo. Kandi amashuka ishuka ubundi bayihaga shangazi akayicyura akayitahana ngo ajye kwereka mu rugo yuko bashyingiye umwana muzima, bakamuha agacuma keza agasoma n'umuheha mwiza agasomeza agacurura, ubundi bakamuha n'amaturo n'impamba shangazi agataha. Abana b'iki gihe se ko basigaye bararakaye, ubu ngubu nzi ko bamwe na bamwe ushobora kubashyingira wanyuze ugajyana aya ngo agacuma kamenetse. Abubu rero icyo ngira ngo nkubwire ni kimwe. Ejo bundi nahoze numva ikiganiro cy'uyu mugenzi wacu wo mu cinématique w'umu actrice bita Miki. Numvise ikiganiro cyiwe harimo avuga ati banyibajije ngo ugiye ngo nambaye agatimba ngo narabyaye, ngo ubuse ari gihe wambaye agatimba narabyaye nkahesha ababyeyi ishema tugakora ubwo bukwe sheri wanjye akanka nkankereka ababyeyi ibirori, none uyu munsi wa none nyuma yo kubereka ibirori n'umwana wanjye mufite bankorera nakora ubukwe nanjye agatimba bakakankuramo nk'undi mugeni wese wakoze ibisabwa ari jewe na babandi birirwa babakuramo bayitera gahitamira ibinini ndikavamo bagiye ngo basezeranye bakambara agatima ngo nuko batabyaye ari jewe wamubyaye nkamugaragaza ari nabirirwa babavanamo ngo bambaye agatima ngo nabakobwa ufite agaciro nini. Cyo nagira ngo nkugire niki iyi minsi ya none ubwirwa niki ko bazikuyemo ibyo ngibyo abadukurikiye namwe mwese murabizi bibera hanze akwira isoko ry'umurimo murabizi. Ntabyo nzi niyo mpamvu nanjye ndi kubaza. Bakwandikira abantu bari live wabo bakwandikira bakubwire niba we waragize umugisha uriya mwana wawe ntumuvanemo ukamurira, ariko hari benshi nawe urabazi bagenzi bawe, hari benshi bagenzi bawe batagirwa inama yo kwagura umuryango, batazi ukuntu kurera bikorwa. Ubundi iyo wemeye no kubikora no kubyara ugomba kubyemera, nta mpamvu yo kujya kuvanamo uwo muziranenge. Muri make abantu badukurikiye ubikora kuko babyemeje uhita ubyara, ubikora kuko babyemeje wijya no gushakisha izindi mpamvu zo gushaka ukundi kuntu witabara cyangwa se zo gushaka ukundi kuntu zimanganya ibimenyetso. Oya, abikoze se atari mu gihe cyo gusama. Kubikora atari mu gihe cyo gusama no kubikora ari mu gihe cyo gusama byose byitwa kubikora. ni ukuvuga ari wa muco wa kera ukiriho utuma shangaza harara akagira ibimenyetso ahabwa n'ubundi ubwo yahabwa agacuma kamenetse ku munwa. Ubwo se aramutse bagiye agacika igisebe atari uko wenda kiri isugi. Ntabwo igisebe amaraso avuye kubw'impamvu y'ubusugi navuye kubw'umuntu bakubise ingumi bakamumena iryinyo amaraso akava ntago ari kimwe. Ayo maraso aratandukanye. Abasete amwe basubura abandi basubura. Amaraso yose aratukura ariko ibimenyetso byabo biratandukanye. Guys, rero areba abantu benshi bari bataramenya ngo iyo umuntu ari isugi bakamushyingira niyo umuntu yasugiwe bakamushyingira itandukaniro ryabyo ni irihe ngo shangazi ngo aza kutwumviriza. Guys, shangazi wanjye aho uri hose nkashyingirwa ntuzagera imbere y'Imana ntuzaze n'ubundi faniwe byararangiye
ese urinda kuza kwa Fani inyuma y'urugi Fani rwanjye byarangiye ubundi sawe shangazi yaza kumara iki n'ubundi we byararangiye ibikize byarangiye umwana bamaze kumurobamo urumva uri umubyeyi ni ukuvuga ahubwo reka nkubwira akantu kamwe yaba bakurikiye musi Peter TV show yaba bakurikiye na mugenzi wacu ndetse n'abagukurikiye ngo bakurira live cyo nagira ngo mbabwire ni kimwe mwavuye ku giti mukabona umuntu mwabihungura umugore n'ubyara mujyanuye sijya mababwira se umugore n'ubyara ni mujyanuye hoya umugore n'ubyara ni mujyanuye nguye mababwira nge sinzi igihe ikibazo mufite dore nkawe uri kuri live yiwe nta nubwo umwaka kanimero nta n'ikintu umubwira abe no kunyandikira inbox ngambwire ngo basi wenda wamaye nimero yawe yute kuri MC Peter TV show kandi subscribe MC wenda nari ndangayeho gakeya kubera impamvu zitunguranye oya wari uhari nta kibazo nkundi hano uvuze ko Fani arahari nk'umukobwa mwiza kandi warongorwa unageze igihe cyo kurongorwa wanagaragaje n'ibimenyetso byuko ari umugore wawe ukwiye kurongorwa wabyara n'umusaza ubundi muri rusange umugore mwiza umusore akwiye kurambagiza akwiye kugendera ku iki subiza ariko ndege ukora ko byujuje hari ibintu bigera kuri bitatu umusore akwiye kureberaho umukobwa mwiza ntabwo umukobwa mwiza arangwa n'isura umukobwa mwiza ntarangwa n'isura umukobwa mwiza ntarangwa na taye wenda ngo tuvuge ngo afite wenda ngo tuvuge ngo afite ibibuno ngo afite hayiti ngo abantu bose bareba bakabona ubwema n'ubukaka bati n'uriya cyangwa se ngo afite agasura keza karimo agakara kanoze cyangwa akayobe kanoze ngo n'uriya oya umva ibintu biranga umukobwa mwiza umukobwa mwiza arangwa n'umuco icyo bita disipurine ku mukobwa hari ibintu bibiri uzayiboneraho none ashaka kumugerageza uno munsi mwandikira akamesaje mubwire ko wamwishimiye Peter mudasanzwe muziranye uretse guca mu ijambo uretse nta muca mu ijambo atararenga ngo nkadibagirwa kuri kuvuga ngo umukobwa arangwa n'umuco sibyo kera bakaba baradushyingiraga tutarabyara twebwe twabyaye ubwo turacyafite umucora ndaje ndahagera icyo nari ntangiye kubabwiraho ni icyo ngicyo fata nimero ye nimba wayimenya uwo wabonye ukumva uramwishimiye tutitaye ku isura ingano indeshyo uwo ari we bafatiye Fani muri make nta kibazo njye mfite numara gufata nimero ye wayaka umuntu wayikura ahandi hantu waba uyizi cyangwa utari uyizi ariko ukayihiga iyo nimero umukobwa numwandikira numubwira ngo hayi ukabona gushubije hero niwongera ukabwira uti ko nari nabishimiye muboneka mute ngo byibura tube twazaganira mukobwa nakubwira ngo nimero yanjye wayikuye uzahita ushyiramo igisitowa namba 1 abahita bavuga ngo imisatsi yashaje uwo ni uwa mbere wo gukura mu nzira zawe uwa kabiri wo kuzishyiramo karumva ngiye baramarira mu bisheke uwa kabiri wo kuzishyiramo uyu mukobwa nuramuka uhize nimero ze ubwo ndi kuvuga ku muntu utari usanzwe uzi reka nkubwire dushobora kujya mu birori tukajya nko mu bukwe uri umusore wumva nawe ukeneye kurongora wareba abakobwa bambariye umugeni mu bukwe wareba abakobwa bari mu mirimo ukabonamo umukobwa ukumva uramwishimiye wakora iperereza ugasanga aracyari umukobwa ntawe uramutwara noneho ugashakisha ukuntu wabona akanimero ke rero wamara kukabona ukaza kumwandikira cyangwa ukanamuhamagara hari abantu mwashize ubwoba nk'amabuno y'ihene ukanamuhamagara wamara kumuhamagara alo ni Mariko yego ni Mariko amakuru ni meza muri bande ko tutabamenye aho ngaho banze wirya kana umukobwa uvuga ngo muri bande ko tutabamenye afitemo akantu ko kubaha k'umuntu niyarangiza wihita umwibwira uti rero nitwa Peter ntabwo nzi koko ndabizi ariko hari ubukwe twahuriyemo ndakubona ariko utaha ntabonye ukuntu tuvugana nawe icyakora hari bagenzi bawe mwari kumwe nakubajije bampa nimero kawe nta kibazo none se muboneka gute ngo byibura tuzahure tuganire ngire icyo mbabwira ko mbashaka biragorana rero mba ndi mu kazi ariko twabipanze naboneka uwo mukobwa rero niwumva umeze gutyo niwumva uwo mukobwa umeze gutyo udahita gushitinga udahita guhanyo udahita ugwaba kiyesi
uwo mukobwa uzamutindanye uzagerageze niyatinda no kuguha wa mwanya no kuwukubonera uzamenye ngo nawe arakiga kuri wa muntu wamuhamagaye amubwira ko yamubonye ahantu wenda nawe yabonye nimero yawe ayirebye profile yawe abonaho ifoto yawe ahita ayirya screenshot nawe arimo aragenda muri ba bantu bari muri bwa bukwe arimo arababaza atese uyu muntu mwe muramuzi mwaramubonye kuko amenye kuko niba kuko mwaranabuhuriyemo niyasanga mwarabuhuriyemo nibwo uzumva wongeye kubahamagara avuga ati nko ku cyumweru nyuma ya saa sita mvuye gusenga naboneka no ku cyumweru nyuma ya saa sita mushakishwa ukuntu muhuye urumva ugahita wikokinga ugahita ugenda ahantu niyo wamutamo igiti kimwe hari ahantu bita mu nganje igiti kigura 2 hari ahandi bita ni henshi hari bita kwa Queen ikiguri cya 5 n'ifiriti cya 5 hari ahantu mbese henshi bidahenze mwakwicara mugasangira narangiza none se genda kujyana ndakurambagiza ndavuga abantu bashaka gutereta abantu kari kubajyana abo twikomereza karagati ko nayiguraga nk'umwana ugura umubyeyi ngende kuvuga abateretana rero ntago ndava ku bwana ndi kuvuga abateretana ndi kuvuga abateretana akamujyana rero yamugezayo bakicara akareba ukuntu umwana w'umukobwa kaka brochette agafata kaga firita agafata buri ari umuntu ushobora no kurebera ku meza ku meza ugahita uvuga utuyuwe ni kasha neza neza none rero basahise yitumira cya mubimba ya nta kibazo icyo umuntu yatumye cyabasha none rero uko umuntu arimo afata icyo afata ifungura afata uko mwe muganira ubwo utari ko cyagiye burya turi muri bwa bukwe narakubonye nyuma yaho mbonye nimero zawe umutima uguma kugenda unkurura ibitekerezo biguma kugenda biza kugeza ubwo no munsi wa none mvuga nkeneye kumenya ngo ese mutuye he mubana nande ese mufite ababyeyi jewe rero mfite papa cyangwa mfite mama ngo wowe ugahita ubanza ukivuga kugira ngo umumare impungenge nawe akakubwira yakubwira ko afite ababyeyi wirinda kumubwira ko wamukunze byo gushaka ibindi bintu byindiye ntabwo uti gusa narabishimiye numva nyine ko tumenyana uwo munsi ukamusezera akigendera ibintu byo guhita urasa ku ntego ukabubiretse ariko Peter wa mugani wa Fani nanjye nguce mu ijambo umukobwa unyuze muri iyo nzira yose mugahura byanga bikunda icyo ushaka bakireba kuki wijijisha wahavuye umubwiye yinyuza imuhanga akamanuka hano arabantu akabanza gutonora ubunyobwa bikaragira bimutwara reka mubwire impamvu atabakireba kamubwire impamvu atabareba icyo ushaka kumubwira wose abagende w'imuhanga ko bari kwandika ngo mwana w'imuhanga zuba bari kwandika ngo niwe bari kuvuga je nabo w'imuhanga nyine hari abantu bari kureba kino kiganiro ariko bakajya bavuga ngo kubera iki ubundi wa mugani w'uyu musore wacu hari undi baje nawe hari abantu bari kubibaza kuri hano kuri live reka mbabwire mwese abadukurikiye uyu mwana ni umunyesafi none icyo nagira ngo mvuge icyo nagira ngo mvuge rero ni icyo wari uvuze ntago uyu mukobwa yahita abona icyo ushaka utakimubwiye impamvu yatumye umutumaho ngo uze muganire hano hanze hadutse ibintu byinshi hari abantu bakeneweho pase baza ari ibirara azi ko bagiye guhita baganira ibyo kujya mu mashambure n'ibindi urumva hari igihe umukobwa aza ari ikirara yiteze icyo kintu ko uyu muntu wamubwiye ngo aramukunda ko uyu muntu wamubwiye ko ashaka kuganira nawe byanze bikunze ari kuri gahunda noneho umukobwa nawe yari ikirakaza yateye imiba ariko fari buguce urumva bitewe n'aho umujyanye noneho rero iyo isi umujyana ahantu nka hano kuri terasi mukicara mugafata ako kantu ukaganira ukavuga uti nashaka kumenya ibi n'ibi so imana ikundindire igume kundebera icyoroshye imana ikumfashirize uko umusezeye rero uko umusezeye akigendera bitera wa mwana kumva yuko koko afite umuntu kumva yuko uriya musore atandukanye n'abandi basore kwa kundi atashye rero nibwo noneho bucya ku wa mbere iyo hari ku cyumweru wubwe akagutangaho kwera aka message yagutanze guha aka message kava mbe mwaramutse muti mumeze neza muri amahoro uwo nguwo tangira kugenda ushyira ahantu utuntu tw'amanota two gushyira ahantu twiwe rero icyo nagira ngo mbabwire yaba abakurikiye MC Peter TV show n'andi hose muri gukurikirana kino kiganiro nagira ngo mbabwire ko ibintu bita urukundo rujyanye no gushyira mu mago ibimenyetso bya ruranga by'ibanze ni ibyo ngibyo uriya mwana w'umukobwa iyo muhuye bwa mbere akabona ava mu rugo watekereza ibintu nka 2 cyangwa 3 avuga ati uno musore wantumyeho akeneye cyaso cyangwa uno musore wantumyeho amfitiye urukundo ashaka kunshyira mu mago cyangwa se uno musore wantumyeho hari umuntu wamunsabyeho pasi reka ngende mwumve iyo ahageze rero
ntugire icyo umubwira muri ibyo, ahubwo ukambwira ko wari ukeneye ko mumenyana, wari ukeneye ko mwibwirana, wari ukeneye kumenya ko afite atanga uzamusure cyangwa nawe azanagusure mu muryango, ukamusezera ukigendera. Uriya mukobwa ataha burya umushyize ikintu kimeze nk'ikigufuri ku mutima, uborotse umutima we ku buryo mu gitondo iyo agiye ubwe arakwihamagarira. Reka mbaze Fani icyo nimbaje Peter none nawe ndibuze kujya kure yacyo. Wowe umusore araguhamagaye n'izo nzira zose maze kuvuga, sibyo? Uzutekereza kuki kugira numve niba ushobora gusuzugura icyo ndimo nabaza. Ngewe rero reka mubwire, ngemenye icyo utekereza ariko tuganira, kuko buri wese aba aguhamagaye wenda bitewe n'impamvu. Maybe ushobora kumamagara ugiye kumpa akazi, urumva? Ushobora kumamagara ugiye kuntereta, ushobora kumamagara ugiye kumbwira ko wenda hari umuntu wakuntumyeho, ushobora kumamagara nyine bitewe n'impamvu. Ngenda banza nkicara nkakubaza, ngenda ndanakubaza ambwira none se mwanshakira biki, ngenda bikubaza ni ukubera iki mwantumyeho, uri kuyumva? Nkamenya iyo mpamvu wantumyeho, uri kunyumva? Namara kuyimenya nkamenya situation. Ushobora kuba ugiye kumpa akazi wenda uri kunestinga ngo urebe ko akazi nzagashobora. Buretse nkubwire icyo navugaga, ntitujye kure turamira n'abadukurikiye bari live aho ngaho. Niyo ngo wenda umuntu araguhamagaye bwa mbere bwa kabiri muravuganye, biza gutumira kuri date, niba ari date sinzi ko mubyita, ni kuri date. Uko mugenda muvugana urahageze arakubwira ati atariko ati nakwishimiye ati nibona guhamagaye n'ibyo byose, ntabwo ushobora kutubona intention y'uko ati umuntu kimugenza niki. Oya buriya ushobora kwibwira ngo wamenye ngo kimugenza bitewe n'ukuntu ngitwaye, ugasanga wakisha. Hari no gucokoza, urumva? Akakwiyenzaho agira ngo arebe kuri ba bandi, nawe uburyo byitwaramo nicyo gituma abona yuko uri umuntu uri seriye. Rero kugira ngo uzamenye ngo uyu muntu ngo ahaganisha n'iki biragoye, ahubwo nawe uramutestinga umugani wawe wundi, nawe ugira imico yihariye witwara yo nyine yo kwitwararika kugira ngo umwereke yuko uri umukobwa w'umuco. Wabona ari umuntu udashoboye nyine uva mu rugo, iyo uvuye aho ngaho ukagera mu rugo koze nk'uko uyu nguyu yavuze ngo uramwandikira ukamubaza ngo umeze ute, ntabwo wakongera kumwandikira bitewe n'ukuntu wamubonye. Tukatinga nibyo rero nashaka kubaza Fani, uretse ko numvise abikozeho gatoya. Urumva Fani, umusore agutumyeho akeneye ko muhura nawe mu mitinga uwababiri, byanze bikunze hari ibitekerezo uvana mu rugo, umuntu mutaziranye, umuntu mutabonanye, bamumpayeho pase, buriya wasanga yishakira gahunda. Mu bitekerezo by'abakobwa b'ibirara hano hanze ahita atangira kubara amafaranga ari bumuce, nasanga ari gahunda. Mu gihe ubwo urumva nawe ubara amafaranga ari buce nawe agayikora. Nanjye reka mubwire ko mbitekereze ndeka ko nyine sindasuza kugira ngo ubone usubize. None icya kabiri uwo ngo ahise atekereza niba ari gahunda agiye kumwaka amafaranga ari bumuce. Bwa kabiri niba ari umuntu wamwatseho pasi ugagiye kumenya ayo makuru, ibindi ntabyo abaza. Iyo rero uhageze ugasanga wa musore ni umuntu wari ukeneye ko mumenyana gusa, usuzanya mukamenyana, ni umuntu wari ukeneye kumenya amakuru yawe, ni umuntu mbese ubona ufite attention yo kugira ngo akumenye, mugatandukana nta bindi bigiye kuremera. Uwo musore wamufata nk'uwo muhuye agahita atangira kuvuga ati se buriya se ndabona wambaye neza, atangiye kuza kwikubitisha udushyi akora utuntu n'utundi, wabafata kimwe. N'abadukurikiye ariko namwe muri comment mutwandike. Niyo mpamvu nakubwiye ngo yewe iyo umuntu ambwiye ngo ngwino duhure, ndagenda nta giteke nyine ngiye mfite amatsiko y'uwo muntu tugiye guhura n'icyo agiye kumbwira. Ngiye ntabwo mpita nimagina, kuko hano hanze hari abantu benshi baba bahari kandi bagukenera ibintu bigiye bitandukanye, uri kunyumva? Niyo mpamvu ngenda mvuga ati uyu muntu ninde, aragenzwa n'iki. Iyo niyo matsiko mba mfite mu mutwe wanjye. Rero sasa iyo menye ikikugenza, niyo mpamvu nakubwira ngo bitewe n'ukuntu nabonye witwara ushobora kugira mu rugo sinkwandikire, cyangwa se bitewe n'ukuntu wanyitwayeho ushobora kubishima wenda nkakwandikira, sibyo? Ni ubwo buryo. Sinshobora nge ikintu cya mbere nakuye mu mutwe wanjye gutekereza gupfa kwimagina ngo iki ni iki. Ni bibi kwimagina, buriya ni bibi. Ahubwo ugenda uvuga ngo uyu muntu ufite amatsiko, ni iki kintu gitumye amamagaza. Rero igihe utarabimenya uba ufite amatsiko, ariko nanone ukicara hamwe bagatega amatwi wa muntu akumva nyine ukumva ikimuvamo.
iyo wumvishe ikimuvamo nibwo utangira gutekereza isi uyu muntu wenda nimba ashaka kunita ukanabimubaza hari n'ukuntu bimubaza hari ngo inkundo basigaye barashyize mu byiciro urukundo rwo kwenjoyinga urukundo ngo ruri serious ngo kuba washyira umuntu mu rugo ariko buriya naje gusanga gushyira umuntu mu rugo biterwa n'uburyo mubanyemo n'uburyo mubonamo uramutereta yego nibyo kuko ntabwo tuba dufite abantu benshi badutereta wenda reka uko tuvuga ku bakobwa namwe mpamvu ufite abantu benshi mutereta ariko mukareba muratse mwumvise mukareba mu muco w'iwacu nta mukobwa ufatira mbere ngo atere intambwe ngo abwire umuhungu ko amukunda ni umuhungu ugomba kubibanza wenda undi mukobwa uwo mukobwa ibindi akagenda abikurikizaho wenda akagutinga neza fresh ariko ari umuhungu wabibanje mu muco wo mu Rwanda kirazira kikaziririzwa twebwe abakobwa dushobora gukunda umuntu aho nkapfira muri Yesu simbivuge ariko nyine kaba karimo mu mutima wanjye ariko simbivuge nkarindire yuko ariko abakobwa bakunda kugira geste zikwereka yuko nyine akwemera nawe akarindira yuko wabimubwira rero nawe iyo uri umuntu mukuru ya geste urayibona murumva ko fanaza ubwenge kandi mwabahungu mwe murambabwira ntimwumva dore abantu mukurikiye mwese kwizi cano tuba tubaha ibiganiro mujye munirukanka cyane muvuduke musiganwa amasigamana mugere kuri MCPita TV show mugere ku bijyanye n'umuco wacu murebe muzasanga fani nyamara mwari mumuzi nabi nyamara fani yavamo umugore mwiza yakubaka urugo rwiza ikindi bukubaze amaze kutubwira umukobwa mwiza buryo wabyaye wakuze ari kugaragara nk'umwana ariko nkurikije uko hari ibintu byinshi sibyo umusore mwiza niba ngo warekomanda warangira mugenzi wawe umusore wujuje ibiki bisabwa yewe umusore narangira mugenzi wanjye ni umusore utari wa wundi ugendera ngo ku mabuno hari ukuntu ubuganira n'umusore wenda turi inshuti tukaba tuganira bitewe n'ukuntu nkumva cyangwa se n'ibiganiro tugirana nkumva uri umuntu ufite disipurine utagendera kuri rya rari rya hanze ushobora kuba turi kumwe ukajya kumva umwana yatambuka ngo ureba ziriya nyashya ureba ari amaguru uwo nguwo n'ubundi aba ari wa wundi wirari gusa sibyo ubundi umusore ni wa wundi ureba ku mico y'umuntu ureba imico y'umuntu akavuga ati umuntu bitewe n'ukuntu mbona imyitwarire ye ntabwo byavamo cyangwa byavamo ikindi akaba ari umusore ukora nyine ufite gahunda yo gukora nubwo wenda hari ukuntu umuntu akora bikanga ariko ubona ko afite courage sibyo uwo muntu iyo mugeze no mu rugo murafatikanye umwe akajya kugira igitekerezo akamubwira ati canga nanjye ncaha ngaha turahuriza hagati sibyo rero uwo niwe musore ngiye narangira umukobwa ariko nanone hari abakobwa uvuga ngo naguha amapasi hari umuhungu ushobora kumbwira ngo wamaye pasi nareba mu bakobwa bose tuziranye nkabona bose nta n'umwe nahereza amapasi pe namubwira ati buretse nzagushakira muri ino minsi nzakubwira atari uko ntaziranye n'abakobwa ahubwo ari uko b'abakobwa bitewe n'ukuntu mbazi ntabahereza umuntu wanjye ufite disipurine rero umuntu ufite umuco uramubona ukanamwibwira no mu biganiro urabibona n'uburyo mugendanamo urabibona na kuraje n'uburyo ateyemo urabibona n'umuntu udafite disipurine nawe ariranga aho ari hose ariranga mani tujye tuvugisha ukuri umuntu udafite disipurine njye hari n'abajya banyandikira mwana nitangira nimero muri kuvuga ngo abantu bakeneye imiti n'iyi abantu bafite ikibazo n'iki bazanyandikira ukajya kubona ukuntu umuntu aranyandikiye ngo waje ukandaza nk'uwo muntu wamukorera iki nyine urumva ngo biterwa n'iki simuzi icyo ni icya mbere ntiyabanje no kugusuhuza ngo akwibwire ntiyabanje kugira ute ahise kwandikira ngo waje ukandaza ngo duhurire ahantu hasi nk'abantu mwebwe dore ko abakobwa turubaha ariko hari igihe tububaha kuko ari mwebwe mu byiteye ugize disipurine mu kanwa kawe no mu myandikire yawe wabiki aho ubundi umuntu arakuraza atatakuzi nubwo yaba naba muzi rega ntago ari gupfa kuraza byose bigira procedure ntago gupfa kuraza umuntu turi abakobwa kandi turiyuba yego fanika nkubaza kandi mu byumve ibyo fana vuga igiti cyawe uyu mwanya tuvugana nkuko umaze kubivuga mu bantu mugendana nk'ubu ngubu nka kameramani avuga ati nkeneye naho dore naramagiwe mbere umuranga kameramani nawe arenda kuba nk'abandi hano turi
nabarenda kuba nka tukuti na papa Safi. iyo ni indaferi baby nitso amahirwe yawe nuko bataba bagaragara nawe ubundi ariko ndaza kujya mushyiraho nawe yego mu bantu mugendana hafi aho mu bantu tugendana bose nzimo umuntu umwe natangaho urugero nkavuga ati oya ni babiri niba atari natangaho urugero nkavuga ati ngiye tujye kubashaka abo watangaho pase kameramani ariteguye oya si kameramani gusa buriya hari n'abandi barekereje reba kuri live hari umuntu uteye agatoki hejuru ati yewe ubwo ndamushaka ndamusaba hari uwitwa Sandra wawe ndahari uriya mwana ni ukuri kumwana namutangira ubuhamya ku buryo hagize n'umuntu mbona uri seriye namuha umupasi yabaze ko ari inshuti yanjye tugendana ariko nkaba mvuga ati uyu muntu nagiye ugatanga pase imbere yawe namutanga umupasi uwa kabiri okay ngewe naranabyaye ariko wenda bizi neza yuko yamashuka nimba ari inoza bayanduza sibyo ngewe narabyaye wenda ndabyemera pe nawe wasanga hari abashaka kwanduza amashuka muri bwa buryo yavugaga nawe wasanga yakwandura kuko iminsi ishize wasanga cyashemo n'igihe asa byarasubiranye urumva acamo n'igihe pe imyaka ingahe kugira ngo bamugane banza ntanayanduza ariko noneho undi akaba ahantu bita Nyacyonga Nyacyonga undi yitwa Nyacyonga oya ntabwo yitwa Nyacyonga undi nari mvuze aba hano hafi sibyo undi hari abahita iki urenze mu nzove urenze kuri sikoro ugakomeza Sandra CGM mu nzove Nyacyonga ni amazina y'amapasi hari haratandukanye muri batatu Nyacyonga no mu nzove haratandukanye ni batatu none oya nari nkubyo ni babiri ariko ndi guhitiranya izina sawa mufatiraho bafatiraho ngaho bazajye mu nzove bahiga umukobwa witonda cyane kurusha abandi bazamusangayo nta zina agira yitwa mu nzove oya ntabwo namuvuga atamenye yitwa mu nzove nisanzuraho ahubwo ngowe ntabwo namuvuga ubundi yitwa mu nzove okay noneho abakobwa bashuti bawe hagize ukubwira ngo ndashaka umusore muziranye wamubonamo uvuga ati uyu nawe nagutanga oya nawe nagutanga ni ukuri arufa sibyo noneho nkatanga undi muntu bita Boboke nawe namutanga ndamubonye hano ni ukuri ko hari ahantu natanga ariko na digidigi namutanga ahubwo niyo wibagiwe bwa mbere ubundi wagatanze digidigi ngenda bazi mwana hari abasore ngewe nzi hano oya digidigi ari ukuntu we ntabwo ubizi buriya jewe ndi mukuru mambare bameze nk'umubyeyi ubyara abana uko digidigi ajye yitsumisha abantu ariko nawe afite umuco ntara ni ibyamugwiririye ntabwo yagisidigi ibura oya ntabwo tuvuze ngo ntabwo kwitsumisha umuntu bivuze kuva mu bumanzi ariko rero tuvugisha ukuri ntabwo bivuze kuva mu bumanzi werekeza umuntu kuri toilette akitsuma ntabwo bivuze kuva mu bumanzi wowe n'umusore w'imyaka 30 akiri imanzi wavuga ati niba ufite umuco mfite musaza wanjye shawe imanzi ni ukuri kw'Imana imfura ya mama we bro hagiye gushakira umugore ubu se muri kumwe ni ukuri kw'Imana oya hari ukuntu ubuza abantu sibyo oya ntabwo mama ari uko aroga hari abantu barwaye n'intinya sigarata urwaye nibyo kuratira abantu ubutinyi bwabwo n'uburozi hari ukuntu umuntu aba ari muzima ubutinyi bwabwo ariko nyine bitewe n'ukuntu umubona cyangwa yitwara n'uburwayi n'intinyi bwabyo n'uburozi n'uburozi ndamuvura uburozi ndabuvura musaza wanjye reka baza mubwire njye afite abasaza banjye babiri undi yitabye Imana sibyo ariko hari uwo nzi utajya ugira imikino none se uwo ufite imikino adafite ikibazo hari n'undi witwararika ariko impamvu yitwararika ni umwadeperi wa wundi w'indani hahandi nyine amategeko ya deperi yose arayubahiriza uwo nguwo mukuru ubwira akantu ndamuzi njyarega ndamuzi hano n'ukuntu tujya tuganira nkanamusereza nkamuga ati ariko wazagerageje basi n'umunsi umwe hanagwana pase ibintu byo kuzana iby'Imana cyane none iyo muganiriye ku bintu nk'ibyo ijambo ry'Imana hafi aho ngaho muri Bibiliya biba ryahageze ubwira ukuntu uzamusuzuma kugira uzamenye nimba ari muzima cyangwa arwaye ujya ujya gusura iwanyu ukararayo nawe aracyabe oya abahe yagiye guhiga yari asigaye aba muri Kenya ariko yaragarutse ntacyo byatanga cyose nimba yarari iwanyu niba yarahari nawe ukazataha oya umwana hari ukuntu ubuze umuntu none se umenyereye game Alfred ko namugira
nkaba namutangamo pasi uko biri kose hari ukuntu muzi ariko nanone ntabwo nawe hamye yuko ari imanzi ubundi umusore si ubumanzi cyangwa utari ubumanzi sibyo ni nk'uko navuze ngo hari n'abakobwa nzi bakwanduza aya mashuka nta muntu w'igitsina gabo watera umutwe ku kirere ngo ubure kugonga urukuta abagabo bose ntabwo mubwire bro ngiye ko hari ikintu mbavuga hari ibintu mvuga mani ngiye mpagazeho nyine hari amakuru mpagazemo n'amaguru abiri ku buryo hari umunsi yagerageje kwitinyuka ariko biranga urumva nyine uzi ukuntu byanze oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukumuha umwana yaramutengushye umunsi wa mbere yashatse kwitinyungura umwana yaramutengushye rero kuva icyo gihe mbese icyo gihe ADP yari yamusengeye ADP yasengeye nde uyu ubusanzwe nyine niko yimereye ADP ariko yarashatse kuyaviyora biranga icyo gihe atacika intege urumva ariko umujama we umubebe wese uri kureba kino kiganiro ushaka umuhungu utazana hari umuntu wamurangije oya kuri hari umuntu wamurangije iyo abana murangije nanjye bari kundangiza noneho ninjye cyamamare muri famiye uri kunyumva urumva ni icyamamare tujye tuvugisha no kuri ninjye bagakwiye guheraho wowe ngo waranitonda ntabwo avuga amagambo menshi ni umuntu witurije Fanny tugana no ku musozo ukurikije uko umeze uyizi wowe ubwawe nuko uzi umusaza wawe niwe mugani waca mu Kinyarwanda cyane imigani yo sinyizi pe